mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa kubita kuri ka ndimbi umugore arataka maze azana mazi Kala siyo nyine kubita kuri ka ndimbi umugore arataka maze azana mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa kubita kuri Ruregeretse kwa Mutesi Scovia ndetse n'umuhanzi G-Tough, aho Mutesi Scovia yivugira ubwe ngo ko agomba kuzarega uyu muhanzi, ariko akaba atari umuhanzi w'indirimbo ahubwo akaba akora indirimbo mu buryo bwa comedy, ubundi ngo ni umuhanzi wa comedy cyangwa se akaba ari umukinnyi wa filime gusa. Ibi ngibi byo gukora indirimbo ni ibyo kurenzaho cyangwa se nuko yiyumvamo impano yo kumva anabikunze cyane, ariko ntago ari umwuga wo gukora nyine nk'umwuga wakora wa buri munsi cyangwa se kariyeri yiwe. Ibi nabyo abikora nyine bya gikomedi cyangwa se by'urwenya. Niyo mpamvu indirimbo ziwe ziba zishimishije kandi zinasekeje. Kuri ubu ngubu hari indirimbo amaze iminsi akoze, indirimbo yakunzwe cyane, gusa ngo mu byumweru 3 bya mbere yabanje kudakundwa cyangwa se kumenyekana byaragoranye, ariko nyuma yaho gatoya yaje kumenyekana cyane. Kugeza ubu ngubu ikaba imaze kurebwa na views hafi miliyoni bitewe nuko yakunzwe cyane cyane, noneho ikagenda izenguruka kuri TikTok. Iyi ndirimbo we yasoza abavuga yuko ati iyi ndirimbo irimo ubutumwa, ariko abandi bo iyo bajya kumva bumva ijambo rimwe gusa ati aragitosa. Iryo ngiryo akaba ari ryo bagendera maze iyi ndirimbo bakayikunda batyo. Gusa kubera amagambo arimo ndetse no kubera amashusho yaba yarakoreshejwemo hifashishijwe AI, amashusho ya Mutesi Scovia, ibi nibyo byakururiye Mutesi Scovia kuba yakwibanda kuri iki gihangano ndetse n'uyu muhanzi, akagerageza kuba yamutera ubwoba ndetse akanavuga yuko ngo ashobora kuba yamuteza ribu isaha n'isaha, ngo bitewe nuko ngo icyambere cyo iyi ndirimbo irimo uburozi ngo araroga urubyiruko, ngo kandi ngo nta nubwo yishimiye cyangwa se yumva uburyo amashusho yiwe yaba yariganywe akoreshejwe na AI maze akaba ariyo yakoreshejwe muri iyi ndirimbo. Ibi ngibi biteye ubwoba cyane. Ibi ngibi nanone kandi byakomeje kuzamura imbuga nkoranyambaga z'aba bombi, abe Mutesi Scovia ndetse n'uyu nguyu G-Tough ndetse n'uwamukoreye indirimbo ndavuga Dr Emma. Uyu nawe hari habuze gatoya ngo abigenderemo bitewe nuko Mutesi Scovia yaravuze ati uyu nguyu yararirimbye, ariko uyu nawe wafashe iyi ndirimbo akayiproducinga akaba yarashyizemo amashusho yanjye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, uyu nawe agomba gukurikiranwa na RIB. Aribyo bavuga mu Kinyarwanda ngo usubiyemo igitutsi niwe ubutukanye. Yaravuze ati uyu muhanzi ntago ari we munyabyaha gusa, ahubwo uyu nawe wakoze indirimbo noneho akarenzaho gushyiramo amashusho yanjye, nubwo atari ayanjye 100% hifashishijwe na AI. Ibi nabyo babihanirwa. Reka dukomeze inkuru, ariko ni inkuru ziri gucaracara ku muhanda. Gusa reka nkwibutse ucyumvirijwe utawumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi nimenya byose ica kuvumbuza ishonge wibagezaho ndi Ken Chris. Nakwibutsa wowe utarakora subscribe maze like na share kugira ngo ubikore, maze ibihangano byiza nk'ibi cyangwa se amakuru meza nkaya ajya kugeraho kandi 100%. Nikaze ugendeye kuri aya mashusho ndetse ukaba ugendeye cyangwa se ukagendera ko abanyamakuru bagiye batumira aba bombi bagiye batandukanye. Ku ruhande rumwe hari igihe batumiraga G-Tough, ikindi gihe bagatumira uyu Emma, Dr Emma wamukoreye indirimbo, ikindi gihe kandi bakanatumira uyu Mutesi Scovia. Urabona yuko ni ibintu bigiye kure cyane. Gusa iyo babajije uyu muhanzi G-Tough
avuga asobanura yuko ibyo yari agamije kuvuga ngo atari icyo abantu bashaka kumva, ahubwo ni ibintu byo yari yibereyemo, nta nubwo ngo ari ukuvuga ngo aragitose nk'ibyo wakumva cyangwa se watekereza nawe ubwawe, ahubwo ngo ni akabido yavugaga ndetse n'igitenge maze abandi bakabyumva mu buryo bwabo. Akaba ariyo mpamvu iyi ndirimbo yakunzwe cyane kuri TikTok, akaba ari nayo mpamvu imaze kuzenguruka ahantu henshi hagiye hatandukanye, ndetse ikaba imaze no kurebwa na benshi cyane, mu gihe mu byumweru 3 bya mbere ngo yari yanze kurebwa, ahubwo ngo atangira kwicuza cyane. Ubundi Dr Emma niwe ubisobanura neza, aho avuga yuko ngo uyu G-Tuff yasanzwe ari umuhanzi kandi ari inshuti ye y'akadasohoka. Umunsi umwe ngo nibwo yamuzindukiye maze aramubwira ati rero ndaje nkore hit bya danje, ahubwo mfite indirimbo yo gukora. Atangira amubwira yuko uburyo ngo sheri wiwe utuye hanze muri Canada ngo yamwohereje amafaranga yo kuba yakoresha indirimbo, maze Emma atangiye aramubwira ati se wazanye script tukareba iyo ndirimbo, tukareba ibyo ari byo, tukareba niba wenda twanayiproducing ikavamo. Maze G-Tuff aramubwira ati ntago ari ngombwa script yanditse, ahubwo reka dutangire. Nibwo yatangiraga kumwumvisha injyana, maze uyu Dr Emma atangira kumukorera injyana cyangwa se instrument. Nyuma yaho gatoya atangiye gushyiramo amagambo, uyu mu producer Dr Emma ntiyabyumvaga neza, yavugaga ati se umugore aragitosa, ibi ngibi byaba bishatse kuvuga iki? Ibi nyine bikomeza kumucanga, ibi ngibi akaba ari nabyo bimaze kurema ikiganiro kirekire cyane kandi kiri no kurebwa ndetse cyanakunzwe hirya no hino mu banyamakuru. Usibye hano abanyamakuru, ibi ngibi byabaye inkuru ndende cyane. Uragera kwa runaka ati G-Tuff na Scovia, wagera handi ati G-Tuff na Scovia. Nyine inkuru yakunzwe cyane, ahubwo aba influencer babonye icyo gukoraho. Gusa uyu muhanzi G-Tuff avuga yuko ngo ibi ngibi yabikoze by'urwenya, ikindi kandi ngo nkuko anavuga yuko ngo indirimbo yiwe irimo ubutumwa, ngo uramutse wicaye ukayumva neza iyi ndirimbo wakumva yuko ibyo ugamije kumva atari byo yari agamije kuvuga, ngo ni indi nkuru yari ari kwivugira. Gusa iyi ndirimbo yakunzwe cyane n'urubyiruko bakiri batoya, ikindi kandi inakundwa n'abana batoya bitewe n'injyana irimo ndetse n'uburyo imeze neza cyane, iryoshye nta kibazo. Ariko ngo nta mubyeyi wakwifuza kumva umwana we arimo yumva iyi ndirimbo, ndetse n'umubyeyi uri kumva iyi ndirimbo yegeranye n'umwana ngo ahita agabanya volume. Ku rundi ruhande Mutesi Scovia yavuze yuko ngo nubwo ngo yavugaga yuko ngo aba bombi ngo agiye kubohereza muri RIB, ngo byari ugutebya, ngo kuko muri iyi minsi ngo bijyanye n'imbuga nkoranyambaga cyangwa se izi platform social media, ibi nibyo biyoboye. Ngo amagambo ajya kumera nk'igishegu cyangwa se amagambo akangura urubyiruko cyangwa se abaturage bakiri batoya, ngo aya magambo niyakunzwe cyane, kuko ibi ngibi ngo nibyo biguhesha amahirwe yo kuba wakwamamaza, kujya gukina mu mafilime n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngo naho ibyo yavugaga ngo kumujyana muri RIB, ngo byo byari ugutebya, ngo cyakora ngo ari amashusho ngo yaza gusanga ngo araye bwite atari AI yifashishijwe, ngo ho rwari kwambikana kuko nawe ntavugirwamo, murabizi cyane. Ngiyo inkuru iri hagati y'aba bagabo babiri ndetse na Scovia. Umwe ni G-Tuff ari we nyiri iyi ndirimbo, nyiri iki gihangano, we wagiye asobanura yuko ngo iyi ndirimbo yayikoze agamije kumvikanisha ubutumwa burimo, atagamije kumvikanisha ijambo rimwe bamwe bakunda kwibandaho ati aragitosa, ahubwo ngo ni inkuru runaka yarashatse nyine yavuze mu ndirimbo, ntago ari ibyo yarashatse kuvuga, ibyo abantu bari kwiyumvisha ngo ntago ariko bimeze. Akaba ari nayo mpamvu iyo ayisoza avuga ati ni indirimbo ifite ubutumwa cyane. Ku muntu ubasha kuyumva ngo akayitega amatwi nk'uko bivuga, yumva yuko ngo harimo ubutumwa, ikindi kandi ngo kumva kari inkuru ishobora kuba yarabayeho cyangwa se yizabaho cyangwa se yabaho mu buzima.
naho ku ruhande rwa Dr Emma avuga yuko ngo nawe iyi ndirimbo yatangiye ngo kuyiproducinga cyangwa se kuyitunganya ngo atayumva neza, atumva neza n'ibintu ari gukora, ngo nyuma ijya kurangira ngo nibwo yabashije kuyumva neza, ngo ahubwo uyu muhanzi w'umukomediye ukiri mutoya ngo aramutungura cyane, ngo yumva ni ibintu bitangaje, ngo nibwo bwa mbere yaramukoreye igihangano nawe ubwe kikamushimisha. Ngiyo inkuru iri hagati y'aba bombi, abe G-Tuff ndetse na Mutesi Scovia. Nge nk'ibisanzwe ndi Ken Chris, iyi yarimenya byose ica kuvumbuza show. Nakwibutsa wowe utarakora subscribe kuba wayikora maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi bigere kure hashoboka. Reka ngusezera nkubwira nti hasta la vista.